Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku wa mbere w'icyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, umutwe wa 24 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 24. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 22. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Uhoraho ambwirira ijambo ati, mwana w'umuntu, dore ngiye kukuha gitumo nkwambure uwashimishaga amaso yawe, ariko rero ntuzaboroge, ntuzarire cyangwa ngo usuke amarira. Uzaganye bucece, ntuzajye mu cyunamo nk'uwapfushije, ahubwo uzatamirize igitambaro cyawe mu mutwe, wambare inkweto zawe mu birenge. Ntuzipfuke ubwanwa, kandi ntuzarye umugati uzaniwe n'abaturanyi. Nabwiraga rubanda mu gitondo, nuko nimugoroba umugore wanjye arapfa, maze bukeye bw'uwo munsi mbigenza uko nari nategetswe. Nuko rubanda bambaza bati, mbese ntiwadusobanurira icyo ibyo ukora bishaka kuvuga? Ndabasubiza nti, Uhoraho yantegetse kubwira umuryango we Isiraheli, nti Nyagasani Uhoraho aravuze ngo, dore ngiye guhindanya ingoro yanjye, yo yabateraga kwiratana imbaraga zanyu, ikaba ibyishimo by'amaso yanyu n'amizero y'imitima yanyu, maze abahungu banyu n'abakobwa banyu mwatereranye bazicishwe inkota. Ubwo rero namwe muzigana Ezekiel, ntimuzipfuka ubwanwa, ntimuzarya umugati muhawe n'abaturanyi, muzagumana ibitambaro byanyu mu mutwe n'inkweto zanyu mu birenge, ntimuzaboroga kandi ntimuzarira. Muzacika intege kubera ibicumuro byanyu, buri muntu aganye kubera ibyago bya mugenzi we. Ezekiel azababera ikimenyetso, naho mwebwe muzakora nk'ibyo yakoze. Nuko igihe ibyo bizaba byabaye, muzamenye ko ndi Nyagasani Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe umuntu yegera Yezu aramubwira ati, Mwigisha, ngomba gukora iki cyiza kugira ngo ngire ubugingo bw'iteka? Yezu aramusubiza ati, utewe n'iki kumbaza ikiri icyiza? Umwiza ni umwe gusa. Ariko niba ushaka kugera mu bugingo, kurikiza amategeko. Undi aramubaza ati, ni ayahe se? Yezu ati, ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabe umushinjabinyoma, jya wubaha so na nyoko, kandi jya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo musore aramubwira ati, ibi byose ko nabikurikije, ni iki kandi nshigaje? Yezu aramubwira ati, niba ushaka kuba intungane, genda ugurishe ibyo utunze, ibivuyemo ubihe abakene, maze uzagire ubukungu mu ijuru, hanyuma uze unkurikire. Umusore yumvise iryo jambo agenda ababaye, kuko yari atunze ibintu byinshi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
Mu ivanjiri yo kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe, turumva ikiganiro Yezu yagiranye n'umusore w'umukungu. Umusore yaramwegereye ati ngomba gukora iki kiri cyiza kugira ngo nzagere mu bugingo bw'iteka. Yezu aramubaza ati kuki umbajije ikiri cyiza? Ese kuki umbajije ikiri cyiza nkaho wowe utakizi? Kandi koko Yezu amusobanuriye amategeko, umusore yasanze ayazi. Niko kumubwira ati ibyo byose narabikurikije, ni iki kandi nshigaje? Ushobora kugira ngo uyu musore yigizaga nkana, kuko amategeko yari ayazi kandi ayakurikiza. Ni iki se cyatumaga ajya kubaza Yezu ikindi yari ashigaje kandi amategeko yarayakurikizaga? Ushobora kugira ngo koko uyu musore yigizaga nkana, ariko ntago ari byo. Ni nk'uko natwe iyo urebye igihe wabereye umukristu, igihe wamenyeye ijambo ry'Imana, igihe wamenyeye amategeko y'Imana n'uburyo ugomba kuyakurikiza, kandi ari ingenzi kuyakurikiza no kugendera mu nzira y'Uhoraho, ntago wigiza nkana kuba bitagenda uko wabyigishijwe cyangwa uko ubyemera cyangwa uko wifuza kuba wabikurikiza. Ariko se ni iki kibura kugira ngo uko tubyumva, uko tubyifuza n'uburyo bishyirwa mu bikorwa bijyane cyangwa bihure? Ni iki se cyaburaga kugira ngo uriya musore nawe yumve ko bihuye ibyo yakoraga, no kugira ngo agere ubwo abaza Yezu kiriya kibazo? Yezu yaramusubije ati ubuze ikintu kimwe, genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene maze uze unkurikire. Ahangaha niho hari ibanga ryo guhuza ibyo twemera, ibyo tuvuga, ibyo twamenye n'imigenzereze cyangwa imigirire yacu. Ahangaha Yezu ikintu yamubwiye gikomeye natwe atubwira uyu munsi ni uguhitamo, kumesa kamwe. Isi ya none ifite ibyinshi bituri imbere, idushyira imbere, kandi ugasanga ibyo isi idushyira imbere bihabanye n'ivanjiri, bihabanye n'amategeko y'Imana. Aha rero akaba ariho bidusaba guhitamo. Usanga uko bimeze mu bajene b'iki gihe, hari ibintu byinshi isi ibajyanamo, atari uko ari babi, atari uko atari abakristu, ahubwo habura ikintu cyo guhitamo hagati y'ibyo isi ibakuruza ndetse n'ibyo ijambo ry'Imana cyangwa amategeko y'Imana abasaba gukurikiza. No mu mibereho y'abakuru ntago ari abajene gusa, haba mu mibanire y'abantu, mu bucuti busanzwe, mu kazi, abakorana cyangwa uburyo bwo kubona akazi cyangwa uburyo bwo gukora akazi, ugasanga henshi hari aho umuntu agera ari umukristo mwiza, ariko kubera ibihe agezemo cyangwa ibihe arimo, hakaba hari ibyo bimusaba, ugasanga agize ikibazo cyo guhitamo. Rimwe na rimwe akaba yahitamo ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana, ari ukugira ngo aramuke cyangwa kugira ngo ajyane n'ibigezweho, cyangwa ari ukugira ngo akurikire abandi hejuru y'inyungu runaka. Ahangaha rero niho hakomeye Yezu yabwiye uyu musore. Ni nkaho yamubwiye ati uri umuntu mwiza, amategeko urayazi, urayakurikiza, ariko harabura icyo kintu kijyanye no guhitamo. Genda ibyo bindi byose bigukurura ubishyire ku ruhande maze uze unkurikire. Uwo musore ngo abonye ko yari atunze ibintu byinshi, agenda ababaye kuko kubyikuraho yumvise bimugoye, ariko nanone kandi akaba ashaka gukurikira Yezu.
natwe rero duhereye kuri iyi vanjiri nicyo Yezu adusaba. Ibyo isi ya none idukururamo, imibereho n'ubuzima n'ubucuti n'imibanire y'iki gihe idukururamo, ariko nanone ihabanye n'ijambo ry'Imana cyangwa ivanjiri, Yezu aradusaba kumesa kamwe, guhitamo Kristu. Ibyo byose tukabizibukira, tukabishyira ku ruhande, tukiyemeza kumukurikira n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ntago rero ari ikintu cyoroshye. Kubivuga biroroshye, amategeko y'Imana kuyamenya, kuyakurikiza, kuyumva biroroshye, ariko noneho kuyihuza n'imigenzereze, kumesa kamwe, icyo Yezu adusaba uyu munsi ntago cyoroshye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.